turi kuri aya manywa uyu munsi ni kuwa mbere tariki 15 z'uku kwezi kwa 12 turi mu mwaka wa 2025 nyemerera rero nkuhe aya makuru abagezweho y'ibiba byagiye bigaragara ku kibuga cy'imirwano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nge narabikwijeje kandi nzahora mbikubwira ko ahangaha ariho rajya usanga amakuru nk'aya ngaya bagezweho uragigezwaho nanjye umunsi ku wundi. Ongera volume ngende nkwibwirira ijambo kuri ndi wumve ibyabashije kugaragara ahangaha ku kibuga cy'imirwano. YouTube channel yanyu iracyari yayindi ni Subisa TV. Aha ni ukuri amakuru aba yizewe kandi amakuru abagezweho ngo birumvikana na babandi bashyashya twabahaye ikaze, ariko turabasaba gukora subscribe cyangwa sabone kuko nibyo bintu biduha motivation yo kugenda turushaho kubashakira andi makuru hirya no hino, by'umwihariko muri ibi bice bigiye bitandukanye bigize ahangaha iyi ntara ya Kivu y'Amajyepfo, kuko niho hantu henshi nkunda kwibanda. Turaza guhita tukubwira ko rero iyicwa ry'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo riri kugenda ryiyongera umunsi ku wundi, ku buryo ukata mu masantere ugenda ukuramo imirambo cyangwa se ugenda uhura n'imirambo mu muhanda rwose, aho ubona ababa bishwe ari abanyekongo bamwe bo mu bwoko bw'abatutsi b'abanyamurenge. U Rwanda kandi nakubwira ko rwanagaragarije isi amatariki nyayo y'ingenzi yabayeho cyangwa se yabereyeho ibi bibi byakorewe aba banyamurenge. Ariko kandi ndongera kukubwira ko uru Rwanda rwagiye rubigaragariza aka kanama gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi, ubwo ibingibi byose byatangazwaga n'uyu nguyu Ambasaderi Martin Ngoga. Ni byinshi yagiye avuga, reka byose ngende mbikugezaho mu ncamake ugenda usobanukirwa neza noneho ku kibuga cy'imirwano uko bimeze. Uhagarariye u Rwanda mu muryango w'abibumbye Ambasaderi Martin Ngoga akaba yagaragarije akanama k'umuryango gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi, aho hari byinshi yagiye avuga ndetse harimo n'amatariki yagiye akorerwaho ibikorwa bibi cyane byakorewe aba batutsi cyangwa se abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ibi kandi bigaragaza umugambi wo kubarimbura burundu, bigenda binareba buri muntu wese utuye muri hariya za Minembwe ndetse n'ahandi hantu upfa kuba uvuga ururimi rw'ikinyarwanda hariya urapfa. Ibi bikorwa rero bibi byagiye bikorerwa aba banyamurenge byagiye bigaragazwa n'uyu ambasaderi, aho hari byinshi yagiye avuga ngiye kugenda nkubwira. Kubica rero nibyo byagiye bigaragara inshuro nyinshi, kubicisha inzara ndetse no kubatwikira amazu no kubafungirana ndetse no kubafungira inzira zose zituma bajya gushaka imibereho. Abangaba rero bagiye bagaragara inshuro nyinshi banagaragaza agahinda kabo gaterwa no kuba batabona ubwisanzure nk'abanyekongo ngo nuko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ariko kandi reka ngende nkubwira ko ibi byose n'ubundi bigenda bigaragarira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ambasaderi Ngoga yakomeje avuga ko ibyo kurenga ku gahenge byagezweho n'uyu nguyu cyangwa se byagiye bigaragazwa na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi n'ubundi ngo yari ikomeje uwo mugambi kuko ivuga ko zari zikomeje gutangazwa na bamwe mu bayobozi bayo. Ako kandi binagenda binavugwa n'abandi bantu ku ruhande ko nubwo bagiye bagirana ibiganiro bigiye bitandukanye mu minsi yose yagiye itambuka, namwe mwagiye mwibonera bya biganiro byabereye i Washington, hari n'ibindi byabibanjirije byabereye hariya Doha muri Qatar. Nkomeje kukubwira rero ibyo uyu nguyu Ngoga yakomeje atangaza. Nakubwira ko by'umwihariko ahangaha mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo habera ibintu bigiye bitandukanye, nubwo twabonye mu minsi yashize ko wenda intare za Sarambwe zafashe uriya mujyi wa Uvira, ariko mu bindi bice aho zitabasha kugera ubona abaturage bagikandamizwa. Akankubwire ko yakomeje avuga ko yifuza ko kugaruka ku bibazo byugarije aba banyekongo b'abanyamurenge, kuko ibyo bariho bakorerwa biteye agahinda n'amarira menshi. Kandi ambasaderi yakomeje agaragaza ko bikabije cyangwa se bikomeje kugenda biba bibi cyane, aho yagaragaje ko kuva
muri 2017 abantu cyangwa se reka mvuge ahantu hagera kuri 85% hatuwe cyane n'abanyekongo cyangwa se abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge aribo batuye muri ibi bice bigize iyi Kivu y'intara y'amajyepfo. Reka nkubwire ko muri iyi Kivu y'intara y'amajyepfo kandi hasenywe ndetse n'inka zabo zikagenda zinyagwa, aho bigaragazwa ko inka zibarirwa mu bihumbi 700 ari nazo banyazwe zikagenda ziribwa ndetse kandi ari nazo zari zibagize, cyangwa se nakubwira ko bamwe mu baturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge batuye ahangaha benshi imibereho yabo ya buri munsi bayikesha ubu bworozi bw'amatungo. Ambasaderi yahise anagaragaza amatariki y'ingenzi ya nyayo, ari naho rero byagiye bigaragara ko ari ibibi byagiye bikorerwa kuri aba banyekongo cyangwa se abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge, aho ku itariki 16 Ukwakira 2025 ariho umuhanda umwe rukumbi werekeza ahangaha ku isoko rya Mitamba ukaba warafunzwe. Ibingibi bikaba byaragiye biba namwe ubwanyu mubyibonera, ndetse nakubwira ko no ku itariki 6 Nzeri 2025 abantu bari hagati ya 80 n'ijana b'abanyamurenge biganjemo abagore, ntabwo birumvikana hari harimo aba bari barimo bataha, ni nabwo aba bari bacyuye ibyo gutunga imiryango yabo batezwe igico n'abasirikare ba FARDC bari kumwe n'abarundi ndetse n'inyeshyamba z'uyu mutwe w'abamayimayi, ndetse bamwe barabica abandi bakorerwa iyicarubozo abandi nabo babafata ku ngufu. Ku itariki 29 Nzeri 2025 ndetse nakubwira ko iyi tariki nabwo hari ibyabaye aho bagiye babagabaho ibitero bya za drone ku nkambi zituwemo n'abanyamurenge mu bice bya Mikenya. Naho ku itariki 29 Nzeri drone nabwo zo mu bwoko bwa H4 z'ingabo z'u Burundi zarashe muri aka gace kanzibira mu ntara ya Kivu y'amajyepfo. Barumvikana ko nabwo hagwagamo abantu benshi. Ni mu gihe ku itariki 15 z'ukwezi gushize k'Ugushyingo 2025 drone z'abarwanyi b'ubutegetsi bwa Kinshasa zarashe aha ibisasu bikomeye nanone muri aka gace ka Mikenye kabamo abanyamurenge benshi, n'ubundi abandi barahagwa ndetse abenshi nabo bakurwa mu byabo. Ambasaderi Martin Ngoga yagaragaje akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi ko kuva muri Werurwe kugeza muri uku kwezi k'Ukuboza uyu mwaka muri kariya gace hamwe kagiye kagabwaho ibitero bigiye bitandukanye mu minsi igiye itandukanye, aho ibi byose rero bigenda bigaragara cyangwa se bigaragarira isi yose muri rusange ko ahanini izi ntambara zigenda ziba, ahanini tugenda tubona ko FARDC nabo bafatanya batagamije ahanini kurwanya uyu mutwe w'amakarita, ahubwo bagamije kurimbura buriya bwoko navuga ngo buvuga ikinyarwanda. Ubwo ndavuga abanyamurenge benshi batuye muri biriya bice kandi tubizi neza ko ari kavukire. Ngayo gukorera biri kubera ku kibuga cy'imirwano ni mu gihe no mu bindi bice hari umwuka utari mwiza. Ubwo nanjye ndaza gukomeza nkurebera uko bimeze, wowe ukisabwa ni kimwe no gukomeza ukantega amatwi tukaza kongera gusubira mu kanya. YouTube channel cya yindi ni Subiza TV, ndabakunda cyane, asante sana.